gikoni cyawe udahogora muri inyama ukuntu imeze. Iyi ni inyama y'urukwavu, tugiye kwiga uko umuntu ashobora kuyiteka akoresheje isukari. None ukuntu zisa neza ni nako ziryoshye. Rero mu gutangira turakata urukwavu ugenda nyine urukata neza, ugakata amaguru, ugakata amaboko, ugakuraho umutwe. Undi urukwavu rugira inyama 10 gusa, hamwe n'umwijima n'utudupyiko nk'uko muri kutubona. Ubundi ziba ari inyama 10 bitewe n'uko rungana n'igihe zitageraho, cyangwa wenda zikashobora kurengaho nk'imwe gusa. Urukwavu ruba ruryoshye, ariko ikintu gituma abantu benshi batarukunda ni uko kuntu rugira inyama nkeya. Ariko ubu tugiye kuruteka kandi ruraza kuba ruryoshye, rumeze neza cyane mu kuruteka nyine mu isukari nk'uko nabibabwiye. Ubwo rero murabona ko ndi kurukata. Iyo umaze gukata bya bice byose rero ushobora gutunganya ibindi uri bukenere. Ndahera kuri tungurusumu, nyisekure neza. Nimara kubona yanoze, ndahita mfata za nyama, ukuyemo za zindi z'intuza z'umwijima n'utudupyiko. Izi zindi nizo ndi bufate nshyire muri iki gikoresho turi butunganye, turi buzishyiriremo nyine ibirungo, turi buzimariniremo. Hanyuma nshyiremo ya tungurusumu namaze gusekura. Izi ni magi 2 uko muzibonye. Hanyuma nkata nzivungurira muri za nyama. Iyi ni rosemary, iyi ngiyi ni iyindi yo mu icupa. Ubundi iyo ubimenyereye ushobora gufata rosemary waguze mu isoko, cyangwa niba uyifite mu rugo ukayumisha ukayitunganyiriza. Rero iyi ni tangawizi nayo mbonye ko nyisekuye, ndayishyira muri za nyama nayo. Hanyuma na turmeric ikiyiko kimwe, na cayenne ikiyiko. Ariko murabona ko ntago ndi kuzuza cyane, wenda gushyiramo ibirungo byinshi kuko nabyo hari igihe bibishya ibiryo. Shyiramo na ka black pepper gakeya. Ni ibingibi tugiye gukoresha hamwe n'umunyu. Ugahita ubivanga neza, ariko kugira ngo byivange neza amavuta, mbonye ko nshyizemo amavuta makeya agufasha kugira ngo ubivange birusheho nyine kugenda bifata hose mu nyama. Iyo umaze kubivanga neza rero ukabona byakwiriwemo, ushobora gushyiramo indimu, kimwe n'uko ushobora kuyishyiranamo mbere y'uko uvanga byose, nta kibazo. Inyama bituma, iyo ushyizemo indimu bituma byoroha kuziteka nyine, zikanafata uburyohe kurushaho. Nyuma rero ukavangamo na ya ndimu. Ikigiye gukurikiraho ni uguteka. Ku ipanu yacu turashyiraho amavuta ahagije, atari make cyane ariko atari na menshi. Hanyuma iyi ni isukari, ndashyiramo ibiyiko 2 bitoya by'isukari. Wirinda ushyira ku muriro mwinshi cyane, kubera ko isukari ishobora guhita ishirira bigahinduka uburozi, aho kugira ngo bikubere ibiryo byiza. Rero urabona ko ndi kugenda mvanga ya sukari nyine muri ya mavuta ku ipanu ifite ubushyuhe buringaniye. Urabona ko ya sukari yashonze. Wirinda yuko yahita ishirira, ufatirana igitangira gufata kariya kabara kijimye, ugatushyiramo za nyama. Murabona ukuntu byonyine zitangiye gusa tutaranazimazamo umwanya munini. Hanyuma rero ugapfundikira. Urabona ko byo ubwabyo bitangira kubyara amazi. Hanyuma nyuma ya buri minota mikeya ugapfundura, ukongera ukagaragura neza, ugenda uha zino nyama umwanya wo gufata irange ndetse no gushya neza. Muri kubona ya sukari ikintu iri gukora, ituma zino nyama zigira rino bara nyine, ubundi babyita caramel. Ukabona nyine zirasa neza. Iri bara hari n'ukuntu barikoresha no mu makeke, gutunganya amakeke, bakabanza
bagashongesha isukari. Ni uburyo bumenyerewe cyane cyane muri ibyo by'amakeke. Murabona ko uko zino nyama turushaho kugenda tuzikaranga ziri kugenda zifata ibara ryiza cyane. Wirinda guteka ku muriro mwinshi, teka ku muriro uringaniye kugira ngo bitagushirirana bikaba bibi. Iyo bigeze ahangaha rero kugira ngo wirinde yuko ushobora kuba warya zino nyama zawe zidahiye neza, ushobora gushyiramo utuzi dukeya. Nunyuguje ka gasekuru nasekuyemo tungurusumu na tangawizi, shyiramo utuzi duke ndunyuguza, aba ari byo nshyira muri izi nyama. Ukagenda rero ukaranga gake gake kugira ngo ntabira biba byafashe munsi byeguke, nabyo birushaho guha za nyama ibara ryiza. Tukata dushyiramo na twa tunyama tw'umwijima ndetse n'impyiko, ko two dushya vuba cyane. Uramutse udushyizemo mbere dushobora gushanguka katuburira irengero cyangwa tugatuma n'ibiryo bishirira. Hanyuma rero turongeramo utundi tuzi duke, hanyuma dupfundikire kugira ngo noneho za nyama zacu zishye burundu, zishye neza, ndetse na twa twijima n'impyiko nabyo bishye. Numva unyuzamo ugapfundura ukagaragura kugira ngo urebe uko bimeze. Nyuma rero y'igihe runaka, biterwa n'umuriro ucanyeho na gaze ucanyeho, ariko kuri ahangaha njye nari ncanye ni nk'iminota 10, ugenda upfundura wongera ugaragura. Inyama ziba zimaze y'amazi yose yashizemo, zisa neza zimeze gutya, zikaba zirahiye ukarura. Nimurebe ukuntu izi nyama zisa. Mwabantu mwe, ndikumira amaritiro. Namwe muzabigerageze mubonye ko nta bintu by'amasosi tomate, nta bintu ibindi bidasanzwe, n'ibirungo byoroheje cyane ushobora gukoresha. Hanyuma ugakoresha n'isukari kuriya nabiberetse, ukaba ufite inyama zisa neza cyane. Uku niko ushobora gutegura inyama z'urukwavu zitetswe hakoreshejwe isukari. Ushobora kuziseriva n'ibiryo byose ushaka bitandukanye. Ushobora no kubikora nko ku nyama z'inkoko. Murabona ko twebwe nuko nguko twabiriye, ibirayi n'ibizi mboga zindi hamwe rero n'izi nyama. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye ko twaziteguye. Naho ubutaha, bye bye.